bana b'Imana kunga ubumwe muri Kristo kuri wa gatandatu w'icyumweru cya gatanu cy'igisibo tariki 27/2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 37 murongo wa 21 kugeza kwa 28. Ijambo ry'Uhoraho ringeraho riti, uzabwira abantu mu muryango wawe uti, dore ibyo Nyagasani Uhoraho avuze, ngiye gushaka Abayisiraheli mbavane mu mahanga bari barajyanywemo, ngiye kubakorakoranya baturuke impande zose maze mbagarure ku butaka bwabo. Nzabagira umuryango umwe mu gihugu no mu misozi ya Isiraheli, bazagira umwami ubategeka bose, ubutazongera ukundi kwigabanyamo imiryango ibiri cyangwa se ibihugu bibiri. Ntibazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo, ibiterashozi byabo ndetse n'ibicumuro byabo. Nzabakiza ubuhemu bagize, mbasukure bazaho umuryango wanjye, nanjye mbe Imana yabo. Umugaragu wanjye Dawudi azababera umwami. Bazagira umushumba umwe, bubahirize amabwiriza yanjye n'amategeko yanjye kandi bayakurikize. Bazatura igihugu nahaye Yakobo umugaragu wanjye, igihugu abakurambere banyu bari batuyemo. Bazagituramo ubwabo n'abana babo ndetse n'abuzukuru babo ubuziraherezo. Umugaragu wanjye Dawudi azababera umwami iteka ryose. Nzajyana nabo isezerano ry'amahoro rizababera isezerano rihoraho. Nzabatuza mbagwize kandi nshinge ingoro yanjye rwagati muri bo ubuziraherezo. Nzatura muri bo mbabera Imana nabo bambera umuryango. Bityo amahanga azamenye ko ndi Uhoraho utagatifuza Isiraheli, igihe ingoro yanjye izabiri rwagati muri bo ubuziraherezo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mu kuzirikana kuri iri somo turifashisha indirimbo y'amaganya ya Yeremiya. Uhoraho araturinda nk'uko umushumba arinda ubushyo bwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Yohani umutwe wa 11 murongo 45 kugeza kwa 57. Lazaro amaze gusohoka mu mva, benshi mu Bayahudi bari baje kwa Mariya bamaze kubona ibyo Yesu akoze baramwemera. Abandi muri bo basanga abafarizayi babatekeza ibyo Yesu yakoze. Nuko abatware b'abahereza bitambo n'abafarizayi bakoranya inama nkuru bavuga bati, turabigenza dute kuriya muntu akomeza gukora ibitangaza byinshi? Nitumureka agakomeza kuriya bose bazamwemera, maze Abanyaroma bazadusenyera ingoro kandi barimbura abaturage. Umwe muri bo witwaga Kayifa wari umuhereza bitambo mukuru wo mwaka arababwira ati, ntacyo mubyumvamo? Ntimubona ko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfa mu kigwi cy'imbaga aho kugira ngo igihugu cyose kirimbuke? Ibyo ntiyabivuze kubwe, yabitewe no kuba umuhereza bitambo mukuru wo mwaka bimuha guhanura avuga ko Yesu yari agiye gupfira rubanda. Bitari no gupfira rubanda gusa, ndetse no gukoranya abana b'Imana batatanye akababumbira hamwe. Nuko guhera uwo munsi bashaka ko bamwicisha. Yesu nawe ntiyongera kujya ahagaragara hagati y'Abayahudi, ahubwo ajya ahantu hafi y'ubutayu mu mujyi witwa Efurayimu, agumayo kumwe n'abigishwa be. Icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje, maze abantu bo mu misozi bagiye Yerusalemu gukora imihango yo kwisukura mbere ya Pasika. Bakomezaga gushaka Yesu, maze uko bagahagaze mu ngoro bamwe bati, kubataje mu munsi mukuru mubitekerezaho iki? Koko abatware n'abahereza bitambo n'abafarizayi bari bategetse ko nihagira umenya aho aherereye ahavuga kugira ngo baze kumufata. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe muri Kristo, nimugire amahoro. Aya masomo aratwereka ibyiza byo guhuriza hamwe. Turaza kwibanda ku nshinga ebyiri z'imbusane, gutatanya no gukoranya. Disperser et unir. Umuryango w'Imana watatanye, Uhoraho agiye kuwukoranyiriza hamwe. Na Yesu mu Ivanjili umushumba mwiza bagiye kumwica. Intama zigatatana, ariko urwo rupfu rukaba nk'icyungo, union, umwanya wo kugarura no kubumbira hamwe abana b'Imana batatanye kubera Imana. Iyo bavuze urusaku, induru, akavuyo, uhita wumva ari ibintu bitaremereye, bijugunyanze, byandagaye, bisandaye, yewe bishobora no kuguruka bikaba byatakara mu kirere. Ariko wakumva bavuze umutuzo, amahoro, imbaraga, ibyishimo, ubumwe, ugahita wumva ibintu byifitemo ireme, ikintu kiremereye, ibintu bikaze, byegeranye, birunze hamwe, bigakora ikintu kimwe kizima. Aya magambo adafite ireme rero bavandimwe akunze gukoreshwa kwa Sekibi, kwa Shitani, kuko kimwe mu biranga Shitani ari akavuyo, urusaku, umwiryane, désordre, gutatanya abantu akabacamo ibice, diviser. Naho ikiranga iby'Imana ni umutuzo, urukundo, ubumwe, gukorera hamwe, guhuriza hamwe, gukoranyiriza hamwe. Mbega ngo biraba byiza bikananyura umutima
kwibumbira hamwe turi abavandimwe. Amen. Mu isomo rya mbere Uhoraho arahumuriza umuryango we wari waratataniye mu mahanga, wari warajyanywe bunyago, ati ngiye kubakoranya baturuka impande zose maze mbagarure ku butaka bwabo. Nzabagira umuryango umwe ubutazongera ukundi kwigabanyamo imiryango ibiri, bazagira umwami umwe ubategeka bose. Amen. Mu ivanjiri y'uyu munsi naho harimo gutatanya no gukoranya. Igitangaza Yezu yakoze cyo kuzura Lazaro cyatumye habonekamo ibice bibiri mu Bayahudi. Bamwe baremeye, abandi barahakanye. Abahakanye rero batangira guhigahiga Yezu kugira ngo bamwice, kuko ngo yigaruriye abantu babo, ngo bakwiye ku mugati. Ni bya bindi bavuga ko umusazi asarakaga ku ijambo. Nibwo Kayifa wari umuherezabitambo mukuru w'uwo mwaka atanze umwanzuro yibwira ko ari rurangiza kuri Yezu, ko Yezu agiye kubihomberamo. Ariko umwanzuro wa Kayifa uzakomeza kuduha igisobanuro cyiza, signification théologique de la mort de Jésus. Igisobanuro cy'uko Yezu mu rupfu rwe agiye kuduhuza, agakoranya abana b'Imana batatanye, akababumbira hamwe kugira ngo adukize. Kayifa ati ntacyo mubyumvamo, ntimubona ko kiruta ari uko umuntu umwe yapfa mu kigwi cy'imbaga aho kugira ngo igihugu cyose kirimbuke? Mbega ubuhanuzi! Bya byeranyo bya Yezu by'uko umushumba akoranya ubushyo bwe, bw'uko imbuto y'ingano igwa mu gitaka igahuguta kugira ngo yere nyinshi, by'uko ushaka kuba uwa mbere azigira umugaragu wa bose, by'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa ahubwo yaje gukorera abandi no kugira ngo ubuzima bwe bw'incungu ya benshi. Rero igihe kirageze ngo Yezu aduhurize mu bumwe. Mu gihe Shitani we ikimushimisha ari ukudutatanya, Yezu ikimushimisha kandi kikanamuhangayikisha ni ukuduhuriza hamwe. Ntitugende intatane, kuko abagenda intatane abo ngabo ntabwo ari abana b'Imana. Kristo ubumwe bwacu singizwa. Kera cyane hirya muri Afurika ya kure, umubyeyi yari afite abana benshi. Muri bo hari umwe witwaga Mayisha, bene wabo bakamugirira ishyari bakamwanga kuko babonaga hari ibyo abarusha byinshi, kandi nyina we akamwikundira kurenza abandi. Igihe rero cyaje kugera, bene wabo bakajya bamurega kwa se ngo ni umunyamafuti n'igisambo. Se nawe mu kumuhana amwumvisha, bene wabo bose abashyira mu mashuri bariga bararangiza, naho Mayisha we akamwohereza kuragira amatungo. Baza kugera igihe bose bashaka bashinga ingo, ariko akantu gato kaba katagenze neza bakitakana Mayisha ngo kubera ko ari utaragiye mu ishuri ngo niwe bateza ibyago, ngo agakomeza kubagirira ishyari. Abavandimwe ba Mayisha baza gupfusha abana babiri bakurikiranye. Ibyo byose bahirikira kuri Mayisha ngo niwe wabaroze, ngo niwe waroze abo bana b'umuryango. Nuko Mayisha baramwibasira bikomeye ngo ahekuye bene wabo, yica abana babo, bavuga ko byose abikoze kubera ko ngo we banze kumurihira amashuri. Birangira rero bamufungishije bagendeye kuri icyo kimenyetso cy'uko ari we gusa utarizi iwabo, bikaba byaramuteye kubihimuraho. Birangira bamukatiye imyaka 25, dore ko mu kwiregura kwe nta n'umwe ushobora kumutangira ubuhamya bwiza, mbese abura n'umwe wamurenganura. Ageze muri prison, bene wabo habe no kumugemura, dore ko nyina wamukundaga we yari yaritabye Imana. Bakomeza kumurekera iyo ngiyo mu buroko. Mu buroko rero Mayisha atangira higira imyuga y'ubugeni n'ubukorikori, ndetse aba umuhanga muri byo. Umunsi umwe aza kumva ishusho y'umwami w'icyo gihugu, ishimisha abantu bose b'ingeri zose, bigera no ku mwami yewe. Ibyishimo bisaga umwami. Umwami abonye ishusho nziza ye, ahita ategeka ko bamufungura n'igitaraganya. Ubwo yari amaze mu imyaka 3, Mayisha aba ibwami, umwami amushingira uruganda rukomeye aho akoreraga iyo mirimo y'ubugeni, Atelier des Arts. Abantu benshi bo mu gihugu no hanze yacyo bakaza guhaha ibintu by'imitako aho ngaho ibwami, kubera ko urwo ruganda rwaje gukomera cyane kandi rukora ibintu byiza cyane. Igihugu gitera imbere, mbese ibwami barakira kubera urwo ruganda Mayisha ahagarariye. Ubwo hagati aho bene wabo Mayisha kuva barangiza kwiga ya mashuri nta kazi bari barigeze babona. Inzara yarabishe, babayeho nabi, nuko baza ibwami gusaba akazi muri rwa ruganda. Mayisha rero arabamenya, dore ko batari bakimwibuka, yewe habe no kumukeka, kuko bavugaga ko imyaka 25 ikiri yose mu buroko. Nuko Mayisha ntiyita ku nabi bamugiriye, ahubwo abaha akazi, bose babaho neza barakira. Yewe uko biri kose bizatinda, bagira igihe bongera bamenyane na Mayisha kubera Imana. Babyeyi, ngo kuko abantu muri iyi si bagira ishyari, ryamara kubuza no kubasaguka bakarigeka ku bandi, bakabacura imigambi mibisha, bakabahimbahimbira ibinyoma, kandi bigafata. Kuri iyi si ikinyoma cyahawe intebe, ariko abavandimwe inzira z'Imana n'agatangaza. Muvandimwe, nugira ibyago bakakujugunya, bakagukubita imijugujugu, bakakubeshyera, bakagutoteza, uzishima unezerwe. Ariko niba uri umwere koko,
kuko Imana nubwo byatinda bakagukatira 25 bakagucira ubwo gupfa, yewe amaherezo umugambi w'Imana kuri wowe ni ukugukiza ndetse no gukiza abandi, ukabikiraro gikiza abandi nabo bene wanyu b'abagome, kuko Imana yacu nta shyari igira, nta bwivangura igira, nta mwiryane igira, nta nzika ibika, yita ku babi no kubeza. Na Yezu yita no kubamugambaniye bakamwicisha. Twese yaje kuducungura, nta numwe ubuzemo, ari abagome, ari ababi, ari abeza. Icyazanye Yezu kuri twese ni ukuducungura. Umwanza gucira kobo, Imana igucira kanzu. Umugome agera gutya akakujugunya mu nyanja, yibwira ko akuroshye upfuye ubutazagaruka, nyamara ukagwa mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Imana ikagusama, Imana kubera za mpuhwe zayo ikaguha imbaraga, ukoga ukaza guturumbukira ku yindi nkombe, wererana, ukeye, wakize, umeze neza, wemye kubera Imana. Maisha bakamuroha mu buroko, ariko agaharokokera, akazarokora n'abamuroshye kubera Imana. Erega gufungwa ntago bisobanuye kuri ruharwa, kuri umunyamafuti, ahubwo igisobanuro cy'igifungo gereza ni ukurokoka, ni isuku y'umutima, ni ukwiga. En prison on étudie. Ubuzima ni ishuri, mu buroko ni ukwiga. Igihe cy'ibyago nibwo umuntu yiga cyane kurenza igihe cy'ibyishimo. Ugafata amasomo. Muri pirizo ugahigira kuba umuntu mwiza, worohera abandi, uzi kubabarira, ukageza no guzababarira bagufungishije. Ugahigira kuba umuntu mwiza utihorera kubera Imana. Bavandimwe, Yezu ari hafi kudupfira, ariko ziza abagome bagiye kumugambanira, bene wabo, inshuti ze, abagiye gucungura, abo bose bamugiriye ishyari ni bene wabo bakamwicisha. Ariko urupfu rwa Yezu niwo mukiro wacu twese. Donc quelque chose malheur est bon. Nubwo urupfu ari rubi, ariko urupfu rwa Yezu rugiye kudukiza. Kubingira akamaro ntibisaba imyanya y'icyubahiro, ntibisaba ko bari gukomera amashyi, ntibisaba ko ukunzwe n'ababyeyi n'abavandimwe, ntibisaba ko bagomba gukurihira amashuri. Ahubwo muvandimwe umenye ko bene uwo babanze bakamupyinagaza ari uw'Imana yitaho cyane, kuko nyine we adafite umwitaho. Imana itora uwatawe, ikamutaka, ikamutonesha, akabingira akamaro. Urakoze Yezu kuduhuriza hamwe mu rukundo rwawe. Nanjye umpe kubingira akamaro, nitangira abandi buri munsi, mpararira umwe bw'abana b'Imana buri munsi. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Muri Kristo, bana b'Imana.